Honorine na n'ubu ntakozwe ibyo kubahiriza gahunda ahabwa na muganga yo kwipimisha nk'umugore utwite. Nyiramariza ababajwe nuko abana be babonye amanota make. Arabikoraho iki? N'urunana. Ariko se shiri ubwo urumva ari impamvu yatuma uzinduka uvuga nabi koko? Simbyumva Honorine. Ubushize wazindukiye kwa mama gusaba ikivuge ngo cyaguhumuriye. None wumvise abakaranze ubunyobwa unyarukirayo. Urumva amaherezo azaba yahe koko? Ngewe sindabizi Karemi. Oya rwose ujye umenya ko umuntu mukuru ureke kurarikira ibihiye byose. Ariko kuki utabona karinda ntwite ibinkoresha Karemi? Uko ubizi ngiye mbere nuko nari imeze. Ubwo rero ugiye kumbeshyerera umwana. Ariko rero nukuri nukugerageza rwose kwigenzura naho ubundi wazashaka kurya n'ibitaribwa. Erega sinzi ko nzabishobora. Nk'ubu iyo ntabona ubu bunyobwa kuko ubu byari kugenda gute Karemi? Ese urubundo Honorine. Karemi. Uko mbona wiyicariye ku kibero cy'inzu wihekenyera utunyobwa nkaho utibwa ko uyu munsi ugomba kujya ku kigo nderabuzima ku gipimo. Ndabizi ko gahunda bampaye ari uyu munsi ariko naho njya Karemi. Uti? Ndumva meze neza nta mpamvu yo kwigora rwose njya ku kigo nderabuzima. Honorine. Karemi. Ni wowe uvuga utyo? Ni njyewe nyine. None se mugore wanjye kwa muganga ntibatubwiye ko ugomba kwisuzumisha nibura inshuro 8 kugeza ubyaye? Kandi ukubahiriza gahunda yo kwisuzumisha wahawe na muganga. Ndabyibuka ariko ntaho njya rwose. Nifite imirimo myinshi Karemi. Imirimo ufite muri urugo iruta ubuzima bw'umwana wacu n'imirimo nyabacyo. Ubundi se sibyo kujyayo ku kwezi nabiki? Wimpatira rwose gukora ibyo ntashaka. Ndi umuntu mukuru kandi ndiyumva ninumva ntameze neza ndajyayo. Sinshobora kumvikana nawe Honorine. Ugomba kubahiriza gahunda wahawe na muganga. Urumva ukayubahiriza ukwiri nta kwishyiraho yawe mabwiriza. Erega Karemi ararakaye. Ubuse ni nayubahiriza biragenda bite? Kutishimye bigenze bite se Nyiramari? Hana we, izi ndangamanota z'abana bawe zitumye ngira akantu ku mutima Nonsiya. Ayiwe, uzi ko yamenya kuri bubare ntari kuzikwereka Nyiramari? Nawe uri nge wababara Nonsiya. Nawe ndebereza abahungu banjye koko. Uzi ko wagira ngo abandi biga bari inyuma y'ishuri koko. Mana we, ni biki koko? Ndakumva rwose. Umwana agira amanota mabaka babaza ababyeyi. None se koko nk'ubu wowe ubigenza ute ngo abana bawe bagira amanota meza gutya Nonsiya? Sinavuga ko ari uruhare rwanjye ngenyine Nyiramari. Ndeka. Fatanya na Rufonsi. Ubu sugiye kuvuga ko nge na Stefano yitwa tutita ku bana bacu Nonsiya? Ibikoresho by'ishuri turabigura, ntibabuze ibyo kurya. Ubwo se wavuga ko babura iki ngo batsindwe bigeze aha koko? Ibyo uvuze murabikora ariko ntibihagije Nyiramari. Cyangwa mwebwe abana b'abanyabarimu barababera Nonsiya? Eregura umuntu uzwi muri Nyarurembo. Ko ngo iki Nyiramari? Maye se kuri umujyanama w'ubuzima nge nkaba ndi umuhinzi kazi Rwimbi. Wivuga utyo Nyiramari? Babarira. Rwose kugira ngo abana bacu batsinde neza. Nge n'umugabo wanjye dukurikirana imyigire yabo. Mubigenza mutese? Imyigire y'umwana ntituyiharira umwarimu. Turamukurikirana tukamenya uko yiga. Tukaganira na mwarimu umwigisha. Tumufasha gukora umukoro mwarimu yamuhaye kandi no mu rugo wacu dufite isomero. Isomero? Cyane rwose. Tubagurira ibitabo kandi tukabaha umwanya wo gusoma. Kugira ngo umwana atsinde rero bisaba kumwitaho no kumukurikirana Nyiramari. Urumva? Iyo utereye iyo nawe urabyumva uko bigenda. Ariko Nonsiya, akazi k'umwarimu nakaye? Nako kwigisha umwana. None se ko numva ushaka ko nzajya mukorera akazi ari nge ari nawe uhembwa ninde? Ngiye wambajije icyo nkora kugira ngo abana banjye batsinde ku kigero cyagenwe. Kandi nibyo nkubwiye Nyiramari. Simparira umwarimu imyigire yabo. Nuko nanjye nta mwanya nakwibonera wo gukora inshingano z'umuntu uhembwa buri kwezi nta kindi ahemberwa ari ukwigisha. Ahubwo ubu simva hano ntabonye abo barimo. Bagomba kunsobanurira impamvu abana banjye bagira amanota make kandi nge mba nakoze ibyo nsabwa nk'umubyeyi. Ese ufite abashyitsi mama? Ariko se kwabo biteguye karera? Uramenya ahubwo ntugende udasamuye mwana wanjye. Ngo iki? Ayo magi ureba ni wowe nayatogoshereje. Icyo cyayi ni wowe nagiteguriye. Mbese n'ibindi byose ubona ku meza ni ibyawe. Njyewe se? Wowe nye. Ego ku mana yanjye. Byakugendekeye bite se mama? Ubundi ko nzi ko amagi y'inkoko zawe rwose ari ayo kujyana ku isoko ngo uzagure umunyu. Waba wakabije ukoherereza aho abuzukuru bawe Linda na Landiri. Aya magi njyewe? Ariko se karabe intoki wegera ameza ureke kumbaza ubusa.
oya mama banza umbwire hari uwaba yakubwiye ko ndwaye se ariko ubona ntari mukuri nye ndakuze ku buryo mbona umuntu aca amarenga nkisobanurira icyo avuze ngo amarenga cyane rwose uwo wabonye aca amarenga ni ndetse kandi irire mwana wanjye ibindi nushaka uzabimbwira mama ndarya ari uko nsobanuriye neza ibi bintu pe none se umukobwa uri hafi gusabwa ntagomba kwitabwaho nye ngo iki nubwo utabimbwiye narabimenye pe ndabizi rwose ko wabengutswe n'umuhungu ukora ku kigo nderabuzima ndetse mujya no guhura mukaganira narabimenye ubwo rero ni ngombwa kwitabwaho kugira ngo ugire ubuzima bwiza mwana wanjye ariko noneho ndumiwe pe ibyo wabibwiwe nandi se mama ahaha ni inkuru izwi Nyarurembo nye karabaye kandi rwose wahisemo neza uriye musore numva abantu bose bamuvuga neza mama rwose njye na Chris nako na Tisirere nta kidasanzwe kiri hagati yacu pe umva mbese ndabazi di abakobwa niko mwabaye nyine turi inshuti bisanzwe pe nuko nyine abantu b'inyarurembo batubonana bakabifata uko bitari rwose abantu barenze umwe rero iyo bajya kuvuga ikintu burya baba bafite impamvu kandi mwana wanjye wari ukwiye kubinyibwiraho kugira ngo numve inkuru ahandi ariko se mama nari kukubwira gahunda ariko se urabimishira iki ko ndi nyoko nkaba narakubyaye nyesi kubimbwira hakiri kare nkakugira inama si byiza utegereje ko abagome b'inyarurembo bazagutobera ubundi ukandirira kugiye se kandi uyu mubyeyi avuze ko dushaka twembi beya hari ababyeyi bantegereje hariya ntaraho indangamanota z'abana babo Budensiya uretse kugenda simbatinza kuko ndutiye yambwiye ko ari wowe umwigisha ikinyarwanda yego ni njyewe hanyuma wowe Budensiya n'umwigisha imibare n'icyongereza niko bimeze rwose by'umwihariko n'ijya ushinzwe ishuri ry'umwaka wa 2 niko se mwa ababyeyi murumva nta soni mufite kubona mwigisha umwana akagira amanota angana atya koko ndebera yafite mu kinyarwanda mwari ndabizi rwose ko ndutiye yatsinzwe ikinyarwanda cyane n'imibare n'icyongereza yarabitsinzwe kandi ni gake kugira ngo umwana utsindwe ikinyarwanda atsinda ayo masomo yandi erega murabivuga nkaho nta kibazo ko tuwoherereza umwana twamuhaye ibikoresho byose ni gutagira amanota mabi gutya musubize Budensiya mwana we ahubwo nanjye reka mubaze ngaho mbaza niko se Nyiramari uretse kugurira umwana ibikoresho by'ishuri nk'uko umaze kubivuga wowe hari icyo ukora kugira ngo umwana wawe atsinde neza murumva si byo bindeba ingende mwarimu birakureba cyane Nyiramari kuko imyigire y'umwana ntiraba mwarimu wenyine ndutiye ari mu bana nk'umukoro wo mu rugo akagaruka atawukoze aha nanjye wo muhaye wungarura uko nawe umuhaye rwose kandi nk'umubyeyi ugomba gufasha umwana wawe gukora umukoro yahawe na mwarimu ukamuha umwanya wo gusubira mu masomo yiga ikindi dutera umwana batajya bubahiriza gahunda twatanze yo gufasha abana basigara inyuma kugera ku rugero rwagenwe none se Nyiramariza mubyeyi ndakumva Budensiya uragira ngo dukore iki niba haranashyizweho gahunda nzamura ubushobozi bw'umwana nayo ntimuhe umwana umwanya wo kuyizamo umusaruro wo n'uwo nyine gahore niyo dutumije inama y'ababyeyi ntimuyitabira yewe nta na rimwe mujya mufata akanya ngo muze kuganira na mwarimu w'umwana ku bibazo umwana afite mbese n'ubu mbigerageje ari uko mbonye ko umwana wanjye yatsinzwe cyane Nyiramari ndakumva turateganya inama y'ababyeyi bafite abana batashoboye gutsinda neza ku rugero rwagenwe kugira ngo dufatanye nabo kubashyiriraho gahunda yo kubafasha muri ibi biruhuko nzayitabira wowe n'umugabo wawe muzagerageze kutabura muri iyo nama Nyiramari kugira ngo turebe ko abo bana bazamuka bakagera ku rugero rwagenwe ni ukuri birababaza kubona umwana wawe agira amanota mabi no mu kinyarwanda koko ifu yanjye yabonetse se Kareme kare cyane mujyana reka nze nyiguhereza ahubwo ariko Rongonorine ntiyagiye ku gipimo Kareme ibyo wari mwibariza rwose mujyana kuko ngiye rwose navuye mu rugo mubwira ngo ajyeyo hanyuma se yabujijwe n'iki kujyayo yavuze ngo arumva ameze neza wasibye kujyaho akazajyayo mu kundi kwezi gutaha nta kibazo oya rwose ntagomba kwica gahunda yahawe na muganga kuko buri nshuro yo kwipimisha yashyizweho kubera impamvu ntukajye umbwira abantu rwose biga ntibafate mu mutwe mujyana rwose ntabimubwiye arananira pe
nanga kujya impaka nawe ndamwihorera. ubu rwose ngiye kunyura iwawe nako ndamugutumaho. kubimwibwirira nibyo byiza. ni inshingano zawe Kareme. Honorine ni umugore wawe, atwita umwana wawe, ntugomba kuvuga ngo namubwiye aranga ndamwihorera. Kuki utampamagaye kandi ufite telefone zanjye? Si biko mbizize. Erega buriya Minisiteri y'Ubuzima ijya kuvana inshuro zo kwipimisha kuri enye ikazishyira ku 8. Yari ifite impamvu. Ndabizi rwose muganga yaranabitubwiye. Nuko rero umubyeyi agomba kubimenya kuko agiye kwipimisha barengera ubuzima bwe n'ubw'umwana uri mu nda. Nge ndabizi ariko mujyana. Inshuro umugore agomba kwipimisha reka nzi kwibutse Kareme. Umubyeyi agomba kwipimisha akimenya ko yasamye. Agasubirayo afite inda y'amezi 4. Agasubirayo agize amezi 6. Uranyumva neza? Ndakumva. Ku mezi 7 agasubirayo. Kuri 7 n'igice akajyayo. Uranyumva? Ku mezi 8 akajyayo. Ku mezi 8 n'igice akajyayo. Agasubirayo inda yujuje amezi 9. Kandi agomba kubahiriza gahunda yahawe na muganga nta nimwe asimbutse. Ndakurahiye rwose Honorine ntazongera kubyanga ngo mwemerere mujyana. Ubahiriza gahunda uhabwa na muganga rero niba ushaka ko umugore wawe n'umwana atwite bagira ubuzima bwiza. Urampamagaye nye? naye nakwihoreye nzi ko utanyumvise mama. Atari Pascal n'umugore wese bantesha umutwe. Ibyawe no kwa Pascal rwose ntukabimbwire mama. Uzi ko mbafata nk'abataba hano rwose. Nyibwirira icyo wanumpamagariye rata. Nifuzaga ko wicara hano tukaganira mama. Ndahari mwana wa ngaho mbwira. Icyo nashaka kukubwira rero natekereje nsanga ngomba kukubwiza ukuri rwose. Yego rwose mwana wanjye. Mama Karame, ibyo wumvise mvugaho na titireri byose byari ukuri. Kaburi cyago kari kose se wamesheraga iki mwana wa? Yego ngaho komeza umbwire rata. Ubwo rero umusore yambwiye ko nkunda. Yewe n'impano wabonye ukambaza nka kwihorera niwe wari wayimpa. Yego rata ndishimye cyane rwose ndishimye pe. Ariko rero nta gisubizo ndamuha buretse ngo gukinye sindamwemerera mama buretse. Kandi unyumvire ariko bamukogwe koko ubu ngubu koko urabona ukiri umwana wo kubwiga urukundo hanyuma ukiraza Nyanza. Reka tuganire mama, kuba ntari umwana niyo mpamvu nyine ngomba kubanza nkashishoza. Yego ugize amahirwe rwose ubonye umusore mwiza usobanutse ufite akazi keza ari n'umuyobozi urumva ugenda mu modoka ye yitwara ari ye bwite none urirya imyotsi aho ngaho koko. Yumvira mama koko none ngo umusore usobanutse izo mvugo nawe urazizi koko mama? Nazimenya se uzi ko ntari nzi kuri igicucu bigeze aho ngaho mwana wa. Ariko si mama ugeze naho kuntuka sindi igicucu. Ndavuze none ahangaha ufata telefone none ahangaha umuhamagare maze umubwire uti ndabyemeye. Oya mama winshaka. Ariko kumbwira ngo woye sinshaka gubuka rwose mama, sinshaka gubuka mwana wanjye we. Ibishashagirana byose siko biba ari zahabu, niyo mpamvu ngomba kubanza ngashishoza. Ngaho komeza wirya aho ngaho rero ukomeze utinde mu makorosi kandi abashaka kwica ubukwe bakataje mwana wanjye. Aho ntugera ngo basore na ntibatangiye kubunza amagambo bagusebya. Sori na nande mama bavuga ngo iki? Nyuma y'iki kiganiro Agnes agiranye n'umubyeyi wagiye gukora iki? Wese wamugiriye ihe nama? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.